Ngiyi inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Rusizi ndetse igatuma n'abatuye mu karere ka Rusizi basenga Imana bakavuga ati Mana nyagasani turagira ngo wowe waturemye ukaduha kubyara abana uzatume abana bacu batuberaho neza ntibazaduhemukiye cyangwa se ngo batwice nk'uko ari mu karere ka Rusizi hari inkuru iri kuvugwa umusore w'imyaka 24 wafashe ishoka akayashisha se akamumena agahanga. Abantu benshi batunguye no kumva ino nkuru y'uno musore wiciye se akoresheje intwaro y'ishoka nyuma yuko bari bamaze gutongana. Aha tugiye kumva uko byagenze ndetse no kugira ngo n'umusore afate umwanzuro wo kuba yafata se umubyara amwica akoresheje ishoka. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga amagambo agiye atandukanye ndetse n'inkuru bakomeje kugenda baha igitangazamakuru cyacu, dore ko hari n'ayandi makuru bagiye bayaha ibitangazamakuru bigiye bitandukanye nka Kigali Today, Umuseke ndetse n'Igihe, akaba ari naho nyesha ino nkuru. Dore uko byagenze rero kugira ngo n'umusore afate umwanzuro wo kwicira se akoresheje intwaro y'ishoka. Nguhaye ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ikomeza kugenda ibagezaho amakuru mu buryo bugiye butandukanye kandi mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kuri ino YouTube channel kugira ngo ujye uhora ureba n'ayandi makuru dukomeza kugenda tubaha. Uwo mugiye kubana ni Janvier ndetse na Isaac batunganyije ano makuru akabasha kuyabagezaho mu buryo butandukanye kandi mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu buryo bwizewe. Ahagana tariki 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024 isaha y'isa moya n'iminota nka 35 nibwo nagiye kumva numva inkuru ati mu karere ka Rusizi umuntu akoze amabara. Ubwo yari umusore w'imyaka 24 wari wivuganye se akoresheje intwaro y'ishoka. Ngo ni nyuma yuko uno musore na papa wiwe bari bafite ikibazo cyatumaga batumvikana ndetse banatongana cyane. Ubwo niko papa we kubuza umusore gukora ibyo yarimo amubwira, gusa umusore yanga kubyumva. Umusore rero yagumye guhariya na papa we, noneho papa we arasohoka yikomereza utuzimo two hanze ndetse ari no kwita ku matungo ayaha utwa mu gitondo. Ubwo umusore yasohotse agiye kuri ibyo papa we yaramubujije, papa we niko kongera kumubwira ati mwana wanjye ibyo urimo ntago ari byo. Bamwe mu baturage baduhaye amakuru bavugaga ko ibyabaga bumvaga harimo urusaku ariko ntibabashe kumva icyo bapfaga neza. Ngo gusa umusaza yagumye gutsembera nk'uko mama w'uno musore yabyivugiye, agumya kumubwira ati mwana wanjye ibyo ugiye gukora ntago ari sawa, wakora ibindi bikaba. Uyu musore utashatswe kuvuga amazina ndetse na papa utashatswe kuvuga amazina, dore ko iwabo babyanze ndetse na famille zabo bavuze ko uno musore ngo n'uwundi yarasanzwe atumvira papa we, ngo ndetse yamubwiye ko n'uwundi azamwica. Ngo si ubwa mbere yarahize ko azamwica kuko hari igihe yabaga avuye kwinywera agacupa umusore akaza akamwataka cyane ndetse no kumuhohotera akamubwira ko azamwicira ndetse akanamwica nabi. Uyu musore rero wafashe umwanzuro wo gufata ishoka akasa papa we mu mutwe, yakomeje gushinjwa icyaha n'ubundi cyo kwanga papa we urunuka ngo ndetse no kutumva ibyo yamubwiraga. Ngo n'umusore rero ngo nyuma yuko yakomeje guharira na papa we, ngo ndetse papa we yasa nk'umusundika nk'umuntu uri guhana cyangwa se uri gukebura umwana yabyaye, dore ko aba afite uburenganzira umwana ukiba kwa se ndetse no kwa nyina aba afite uburenganzira bw'uko haba hari uburenganzira ko se na nyina bakimukontora kandi bagomba kumenya uko abayeho ndetse bakanamuha ubuzima bwiza no kumugenzura bya buri munsi. Gusa uyu musore we ntiyabyumvishije, ahubwo yahise yitabaza ishoka, ajya hirya afata ishoka araza ahita yimwasa mu mutwe. Inkuru yababaje abantu benshi ndetse mama we yahise agwa igihumure, umutima uramurya biramurenga, ahita avuza induru ayiha umunwa. Niko kuza gutabara baza kureba ibibaye, basanga amaraso ni menshi arimo arajoshoba, basanga umusaza yikubise hasi ntiharambaraye. Umusore we nawe byamurenze ibyo yarakoze yabonaga atazi ibyo ari byo, niko kuza bahita bamuta muri yombi abasore b'ingimbi batuye muri kano karere ka Rusizi, bahita bamufata ndetse bahita bahamagara na polisi izanye na ambulance, niko guhita bafata umusaza bamujyana ku bitaro ndetse umusore bahita bajya kumucumbikira muri sitasiyo ya RIB ndetse kugira ngo bakomeze kugenda bamukurikirana icyaha. Gusa uyu musore yavuze ko gutongana papa wiwe ngo umujinya wamurenze ndetse agafata umwanzuro wo kumukubita ishoka, ariko ngo ntabwo yaragambiriye kumwica. Bamubwira ngo bamubaza impamvu niba ataragambiriye kumwica agafata ishoka cyangwa se akayirebesha mu mutwe, akaba ariho yakubise ishoka. Avuga ko ngo byari bimubwiririye ngo nta bugome bwari burimo. Gusa uko ndi kubyumva babyita gutakira ingoyi cyangwa se kuvuga ubusa. Ni inkuru yababaje abantu benshi ndetse nanjye nari ndi kwisoma mbabaje, dore ko bamwe benshi bakomeje kugenda bayivugaho. Bamwe mu baturage bavuga ko kumvikana ko n'umwana ndetse na papa we ari ibintu bidashoboka ngaho nk'inzozi kuri bombi. Akaba niyo mpamvu rero ngo uyu musore yahise afata umwanzuro wo kwita yivugana papa wiwe. Ni inkuru yatugezeho gutyo nanjye mbasha kwibagezaho gutyo. Ndagushimiye cyane wowe dukurikiranye ndetse Imana iguhe umugisha, iguhe ibyo kurya ndetse n'amafaranga n'ubuzima buzima, ikurinde ikurengere. Naho ngaha nsoreje ino nkuru.
ati njye wahera hahera umusore wafashe ishoka akagira imbaraga ndetse n'ubushobozi bumwerekeza mu misaya ya se, arangiza akayimurambikamo akaba amukuye mu mwuka w'abazima, dore ko yari anagambiriye kuzamwicira. N'aha ngaha nsubikiye ino nkuru tuze kugenda dusubira kuri ino YouTube channel, dore ko ari naho uzajya usanga amakuru ya buri munsi dukomeza kugenda tugukorera. Uwiteka Imana akurinda guha ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima, ndetse n'umwaka wa 2024 uzakubere mwiza kurusha undi yose yakubereye.